makuru mvuga rimaze guta umurongo rimaze guhinduka ico ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangaza makuru ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye please dibu nimpamagara nditaba ibyabaye mbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere kabaya harye twande Mugesera yes bose barebwa n'amategeko akwiye kuba uwa mbere witabarib mu gihe impaka zikomeje gushyuha mu ruhando rw'imikino nyarwanda amagambo yatangajwe na Kakuza Nkuriza Charles Kenisi nyiri radio ndetse na TV1 yakije umuriro hagati ye na Sam Karenzi umunyamakuru wa SKFM mu kiganiro cyo kuri uyu wa mbere Kenisi yavuze ko abanyamakuru ba siporo mu Rwanda bagize uruhare mu byabaye mu mukino wa Rayon Sport ndetse na Bugesera FC warangiye imburagiye kubera imvururu zatewe n'abafana. Kenisi yashimangiye ko hari icengeza amatwara rikomeye ryakozwe n'itangazamakuru ndetse ajya kure agereranya abanyamakuru ba siporo na Lewo Mugesera uzwiho kuba yaragize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu cyamagana 1994. Ibyo byabaye imbere y'umukino ntawo bitaniye n'ibyo Mugesera yakoze niba koko dukorera mu gihugu gifite umurongo ibi nabyo bigomba gukosorwa. Ibi ni bimwe mu byatangajwe na Kenisi agaragaza ko itangazamakuru ryagize uruhare mu guteza imvururu ndetse no guhembera ubushyamirane. Aya magambo akakaye yahise asubizwa na Sam Karenzi wavuze ko niba koko amategeko akurikizwa kuri bose Kenisi ari we wa mbere ukwiriye kwitabwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Sam Karenzi avuga ko amagambo nkayo ashobora kuba aharabika abanyamakuru ndetse akanabakururira ingaruka zikomeye. Ati ntabwo dukeneye ko abatwumva badushyira mu gatebo kamwe n'abakoze jenoside. Kenisi agomba kubisobanurira inzego zibishinzwe. Subwa mbere abagabo bombi baterana amagambo mu ntangiro za 2024 amakimbirane yavutse ubwo Kenisi yatangazaga isetswa rya Gasogi United avuga ko ananiwe gukomeza kubana n'umupira w'amaguru mu Rwanda ucunzwe. Icyo gihe amakimbirane akomeye yabaye hagati ye n'itangazamakuru arimo Sam Karenzi n'abandi banyamakuru ba Fine FM. Kenisi ukunze kuvuga ibibazo binyuranye mu mupira w'amaguru nyarwanda agaragaza ko harimo umwanda ndetse n'akarengane mu misifurire. Ariko benshi mu banyamakuru bagenzi be ntibemera uburyo atangamo ibitekerezo bye. Bamwe bakavuga ko yitwikira uburenganzira afite mu itangazamakuru cyangwa se ubushobozi bwe nk'umushoramari. Amakuru yacu reka tuyahinira hamwe ari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze video zacu ntibibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ndetse unogerwe n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Ndabashimiye.